urabiko iyo utabasha kubumba umunwa urabona yuko mpushya aka kantu ntabwo nakwasama kugira ngo ntabwo nshobora kwasama kugira ngo mpuhe aka kantu rero iyo ngahushye umuntu mubuje imbere. How are you? What is your name? My name is Ruth. bajya mu ishuri bakabirukana cyangwa se utabarira guhaguruka ngo ave mu rugo iwabo ngo ajye ku ishuri, ariko bamara kumutoza akabasha kwijyana akajya ku ishuri akajya n'abandi agakina n'abandi, kandi umwarimu akamwakira akanamufasha uburyo nawe yazaba mu Nyarwanda w'ejo hazaza uzifasha kandi uzafasha n'igihugu. Mu rwego rw'ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho y'abaturage, abarimu bo mu ishami ry'uburezi budaheza rya Koleji y'Uburezi bateguye ibikorwa by'ubukangurambaga bigamije guhindura imyumvire y'ababyeyi ku bana bafite ubumuga no kubafasha mu guhindura imibereho yabo. Nyuma yo kubasura no kubaganiriza mu ngo zabo, basanze hari ababyeyi bagifite ipfunwe ryo gushyira abana babo ahabona ntibumve ko ari abana nk'abandi. Basanze kandi bakeneye kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo babone serivisi z'ingororangingo, maze bashyirirwaho gahunda yo kubibafashamo ari nta kiguzi. Ababyeyi b'abo bana nabo bafashijwe kwibumbira mu itsinda kugira ngo bajye bungurana ibitekerezo banashakire hamwe umuti w'ibibazo bibugarije. Koleji y'Uburezi yabateguriye umushinga ubyara inyungu wo kuboha uduseke, imitako, imipira y'imbeho n'ibindi, ku buryo umusaruro uvamo wazanye impinduka zigaragara mu miryango yabo. Twasuye abo babyeyi mu cyumba bakoreramo muri Koleji y'Uburezi, aho baduha ubuhamya bw'ukuntu ibikorwa by'ubufasha bwa Koleji y'Uburezi byatumye bagarurira icyizere abana babo bamugaye n'imibereho yabo ikarushaho gutera imbere. Murumva kandi ijwi ry'umwe mu barimu bashinzwe ibyo bikorwa ndetse n'umuyobozi w'ishami ry'uburezi budaheza. Nkanjye mfite umwana ufite ubumuga bukomatanyije, afite ubumuga bw'ingingo agenda, ariko ubw'ingingo buri kugenda bukira, ukugenda yarabimenye. Ikibazo asigaranye ni ikibazo cyo kutavuga, mbese ubwo urumva ko yari afite ubumuga bukomatanyije bumuteraniyeho. Bamufasha gute se kuba amaze kugera kuri urwo rwego? Bamukoreye imyitozo, bagorora ingingo, bamukinisha kugira ngo ubwonko bwe bubashe gukanguka. Yabasiga nk'umuntu usinziriye, ariko bakamuvugiriza nk'utuntu tumeze nk'inzogera agakanguka. Umwana atangira kwishima, yahoraga arakaye kandi atarakara uruhinja, ariko umwana bigenda uko bukeye muzana no kwa muganga, akomeza kugenda mu bwonko bwo busa n'ubutamuruka mu Kinyarwanda niko babyita bucya. Mbona umwana agize umunezero, ubaricara mu bandi akanezererwa, agaseka kimwe n'abandi bana. Mbona rwose ageze ku rwego rushimishije. Ubu se afite imyaka ingahe? Afite imyaka 3 n'amezi 9. Watangiye kumuzana hano afite imyaka ingahe? Yari afite nk'imyaka 3 n'amezi 2. Hanyuma se iyo ageze mu rugo bigenda bite? Hari icyo bakweretse ku buryo ukomeza kumufasha ku buryo adaheruka za serivisi bamuhereye mu kigo? Hari imyitozo bagiye bamukura hano, natwe ababyeyi baduha uburenganzira tukagira abana bacu tukareba ibyo babakorera. Natwe twagera mu rugo ntitubaterera aho ngaho, tukabegera igihe dufite, tugafata umwanya wo kubaganiriza, tukabakorera imyitozo dusanga hano mu kigo. Gusa si imyitozo iremereye isaba abantu bize bafite amashuri baminuje, ibyo murabishobora? Ntabwo iremereye, tubasha kubagorora amaboko buhoro buhoro kubera imitsi iba yaragagaye, mu mugongo ukabasha kujya mukinisha kugira ngo abashe kugira ngo imitsi igororoke cyangwa se zakomere. Ndetse nk'uwanjye utaragendaga
namuhagarikaga ahantu nko ku ntebe yameze nka tabureti, nkamuhagarika akegamaho, nkamutegera amaboko gutya kugeza ubwo amara nk'iminota nk'itatu ahagaze kandi atarabibashaga. none ubu bimeze bite? ubu aragenda akava mu rugo iwanjye akagera no ku muturanyi akigarura, ndashorera tukagenda. none akabazo k'amatsiko, duturanye n'ibitaro bya Gahini, tuzi ko nabo bagorora ingingo z'abamugaye. Kuki wahisemo uwo mwana kumuzana hano cyangwa naho urahamujyana? Mu bitaro bya Gahini naho nagiye namaze y'ukwezi, yari agifite nk'umwaka n'igice, nkorera y'ukwezi, bamukoresha imyitozo ariko yarakiri mutata yibashije, uburyo bayimukoreshaga akarira ndetse akanabyanga. Ariko nk'igihe nagasubiyeyo naje kumva ko hano hari abaganga bafasha ababyeyi bafite ikibazo cy'abana, ubwo nayobotse hano. Ariko ndashima n'abakozi ba hano badufashije ku bana bacu kuko bafite aho badukuye n'aho batugejeje. Akenshi se ibintu by'amashyirahamwe ko usanga bizanamo ibibazo, ugasanga abantu ntibumvikana neza cyangwa ntibagirana icyizere, mubigira gute kugira ngo mbese mwumve ko mutahiriza umugozi umwe, hatazamo bya bibazo twajyaga twumva kera? Itsinda Ubwiza turi abanyamuryango 11 ariko duhuriza hamwe. Kuko tujya kwiga turashimira n'abayobozi badushakiye umwarimu, aratwigisha, buri wese aramenya kandi arafata. Ibyo dukora babashe no kuduha ibikoresho, ariko umuntu akaboha icyo yujuje tukagurisha, tugatanga 20% ukurikije uko waboshye n'ikiguzi wahawe. Tugahuriza hamwe mu itsinda tugashyira kuri konti tukiyubaka. Niyo mpamvu nta makimbirane tugira, kuko twese dutanga umubare ungana ukurikije uko wagurishije 20%. Wagurisha make, wagurisha menshi, ayo mafaranga dukorera ku mugabane shingiro ibyo wagurishije dukuyeho 20%. Buri munyamuryango wese ahembwa n'ibyo yaboshye. Ubwo rero umunyamuryango wakoze neza agera nko ku 200 cyangwa se ugasubiza hasi ugenda ukurikije uko twaboshye. Mu kwezi, mu mwaka cyangwa nko mu mezi 2 wabuyagezeho 200,000. Kuko iyo wabishyizeho umwete kandi ubikunze uraboha ukurikije nuko icyo bita kunoza. Ubwo tukabona isoko ryiza tukagurisha, n'utageje kuri 200 aca muri za 80, 150, ariko umuntu akabasha gufata uko areshya nuko yakoze. Wowe ubwawe nka presidente, iyo byose amafaranga winjije urayazi, nzakugirira ibanga humura, mbwira ugereranyije amafaranga umaje kwinjiza uvanye mu byo wagurishije yaba ngana iki? Kubera ko hari igihe tugenda tubona isoko hano tugurisha makeya, wenda tukabona nk'ibihumbi 20-30, ariko dukurikije nk'ibyagiye bigendera icyarimwe bakayaduhera hamwe tuyafatiye hamwe nko mu 330. Niki cy'ingenzi wumva warayakoresheje waheraho uvuga uti dore ubwiza mbukesha ikintu kiniki? Ubwiza icyo mbikesha muri aya mafaranga twabashije gukuramo, ubwa mbere nabonye 120. 120 nishyuremo umwana minivare, mukuramo inifomo, ndetse nanjye mu rugo ndiyubaka. Ubwa kabiri nabonye 200,000. Muri ibyo 200,000 nakuyemo ingurube, mfite ingurube 2. Andi nyayishyira mu matsinda yo kwizigama. Kwa matsinda narayagabanye nyaguramo umurima wa 350. Ariko ingurube ndazoroye. Amazina yanjye nitwa Mukakimenyi Judith. Nanjye mbamo ahangaha muri kaminuza kubw'ikibazo cy'umwana ufite ubumuga. Afite ubumuga bwo mu mutwe. Afite imyaka ingahe cyari mu kigero kingana iki? Namuzanye ahangaha afite imyaka 5, bamaze kugira imyaka 6. Ubu nase hari icyo serivisi babaha zimumarira? Serivisi bamuha zifite icyo zimumarira cyane, kuko sinanavuga wenda noroshya, kuko amaze kugera ku rugero rushimishije. Namuzanye ahangaha ari wa mwana uteye ubute. Yari umwana utabasha kuba yavuga icyo wabumbaje cyose. Yari wa mwana utabasha
kuba yakwiyambika noneho n'ibyo umwambitse akabikuramo akanabijugunya. Yari afite imyaka 5 icyo gihe ariko naramuhekaga nkamuzana ahangaha. Ariko ubu ageze kuri rwa rwego rwo kwizana tukaza neza nta kibazo akagera ahangaha agasuhuza n'abagiye kumufasha mu myitozo. Mu buryo ubu ngubu namushyize no mu ishuri ariga. Amen. Yabonye n'amanota ashimishije, ubu yabaye uwa 9 mu bana 40. Ubu yigana n'abandi bana ku ishuri nta kibazo. Yiga neza, ni wa wundi usigaye uvuga icyongereza ukamenya icyo avuze icyo ari cyo. N'ubu yakoze ubutembere yagiye i Kigali mba nanamuzanye hano. Ni wa wundi ushobora kumva ngo abandi bagiye mu butembere nawe akarira ati nanjye ni mu njyane. Kandi icyo ubundi ntiwamenyaga ibyo ari byo kuko ntiyamenyaga naho yicaye hariho. Ariko icyo gihe tugera ahangaha imyitozo ya mbere yabanje gukorerwa, babanje kumwigisha ikintu uko cyitwa gutandukanya igikombe, gutandukanya isahani, mbese bamwigisha n'amabara. Icyanyeretse ko hari ikintu kirimo guhinduka muri we. Twageze mu rugo, hano hari ibintu bamwigishirijeho bifite amabara bishushanyije bimeze nk'ibikombe. Beta ni bamwigishaga. Tugeze mu rugo mu gihe twicaye muri salo, ajya mu kabati afata ibikombe arabitondekanya nka kwa kundi kwanga babimwigisha, arabipanga arangije arabihirika nka kwa kundi uko babimwigisha ahangaha. Mbona ko umwana yatangiye kugira gute kumenya ibintu. Nyine ubwo ndamwereka ko byari ibikombe, asa nkaho anyeretse ko abimenye. Ariko nyuma ntahari nagiye mu kandi kazi nasanze yabisoye yabijyanye hanze yongeye yabitondekanyije yarangije noneho agasa nkaho agiye gutsinda igitego agahirika. Ubwo natangiye kubona ko umwana hari akantu karimo kujya mu bwonko bwe kose. None tugaruke ku itsinda ry'ubwiza kugeza ubu ryakumariye iki? Itsinda ubwiza rero ryangejeje ku bintu byinshi kandi bishimishije. Mu by'ukuri mbere badushishikariza kuza ahangaha byari ibintu bingoye mu bwonko bwanjye bitewe n'ibyo nikoreraga mu buzima busanzwe. Bambwiraga kuza ahangaha kugira ngo barebe ukuntu batubumbira hamwe batwigishe nk'ibintu wenda byazatugira akamaro, ariko je nta nubwo byigeze binjya mu bwonko. Je numvise ari nko kungora. Kuko numvaga ari ukugutesha igihe. Numvaga ari nko kuntesha igihe pe. Kuko numvaga mu buzima busanzwe hari utwo mbasha gukora, wenda abana bakajya ku ishuri, wenda bakabona n'icyo kurya cyangwa n'icyo kwambara, ariko nkumva ninza ahangaha noneho byose bizaba birangiye. Ariko uyu mwanya mpagazemo nta nubwo wanambwira ngo uvayo ngushyire iduka hari uyicaremo ngo mbikwemerere. Ntabwo nabyemera. Kuko ibyo nkoreramo ahangaha birakuba ibyo nakoraga inshuro nge ntabasha kukubwira. Wasangaga igihe cyose mu rugo papa w'abana mugora, abana bamugora, abana ku ishuri babirukanye bakareba papa wabo, ngize ikibazo gihe nkeneye ubwanjye bwite nkareba papa w'abana. Ariko uyu munsi ashobora kundeba nanjye nkamureba kuko hari icyo anziho nanjye ninjiza. Abana ku ishuri barabirukana nta ntibagihamagara papa wabo, barahamagara mama ku ishuri batwirukanye turashaka amafaranga y'ishuri, mama amavuta yashize ndashaka amavuta. Papa wabo nta nubwo nanjye nirwa mutesha umutwe uretse ko yumva ko ikibazo naranje kugira gute kugikemura. Hakabaho noneho nawe mu gihe atarayabona akumva jewe hari ibyo nakemuye, nkambwa ntuhangayike je nazanye amafaranga. Amafaranga yabonye gutebye ibikoresho byacu tukora muri kaminuza twagemuye igihe gishize amafaranga yaje. Nk'ubu tujyanye n'iki cyuma cyanjye nyereka ibintu wagezeho kubera ubwiza, wanyereka iki? Iwacu mu rugo. Iwacu mu rugo rero ikintu cya mbere nabanza kukwereka cyane cyane mu bigendanye n'amatungo magufi. Nicyo kintu twabanje gukemura mu rugo. Kuko ubu mfite ihene ebyiri. Wavanye mu bwiza? Navanye mu bwiza. Kuba ari ebyiri n'eshanu nari kuba zigejejemo. Kuko nkubariye wenda amafaranga nkuye mwangaha navuga ngo wenda na 20 zaboneka adaciye mu bindi bintu nko gutangira abanyeshuri n'utundi. Ariko ubu ngubu ebyiri zirahari. Ugera mu rugo nanone ugasanga wenda nk'udukoresho two mu rugo jewe mbasha kutwigurira, ubu ndadufite turimo mu rugo rwose. Urugo rwanjye ntiruteye isoni cyane
nk'umuntu babona buri munsi usohoka ngo ngiye muri kaminuza. Kuko cyane cyane nk'abaturage duturanye nabo bumvaga gusohoka buri munsi tujya muri kaminuza, ugasanga nyine barimo baradukerensa nk'abantu babuze icyo dukora. Kenshi ugasanga barimo barabwira nk'abagabo bacu wenda mu rugo, nk'abantu twebwe duturanye rero tuhana amakuru, ugasanga barimo baramubwira ati se ati nkuriya mugore yaze ubu nuko gusuzugura kuki muri kaminuza yagikora y'iki, afite amashuri angahe amwemera kujya muri kaminuza. Ariko uyu munsi noneho ndakubwiza ukuri ngo jewe umugabo wanjye we abasha guhagarara mu bandi bagabo agatanga ubwiza bwa kaminuza. Mbere yaranambwiraga ati ariko ubundi wowe urajya hehe, ibyo ni ibiki, nzajya mva mu rugo nawe uve mu rugo wicara mu bana. Ariko uyu munsi hari abamwibeshyaho ati nkuriya mugore buri munsi tumubona asohoka agenda kuki ushobora kubimwemera, abura n'agasuzuguro wakora iki. Ariko uyu munsi ndakubwiza ukuri ko ahagarara hagati mu bandi bagabo akavuga ati muceceke, hari icyo akurayo kandi kimfitiye akamaro. Muri make abona ko ufite ijambo, ubu bimwe by'abagabo agira akabona azaguhereza buri munsi, ubu ntiyagukoza urwara kuko abona ko umufitiye akamaro. Ntacyo yavuga kuko arampereza nanjye nkamuhereza cyane rwose. Ubu mbese navuga ngo nibwo buringanire bavuga. Rero kaminuza yadukuye ahantu hakomeye, yadukuye mu bwigunge, kwitinya. Iyo twinjira muri kaminuza tuba turi abantu bakomeye cyane. Iyo ugeze kuri porotaye abanyeshuri bacanga nawe uca ahangaha nta n'ukuvugaho, wiyumva nk'umuntu ukomeye cyane. Rero kubw'ibyo turashimira kaminuza y'u Rwanda, hari aho yadukuye, habaho ibintu byiza akabona icyo ariko nta kibura inenge. Ni icyo ubona gishobora cyashobora gukosorwa muri serivisi muhabwa n'ikigo, mbese habonetse abandi bahabwa inkunga, bimwe mu byo ubona byakosorwa ni nk'ibiki niba hari ibyo ubona? Twebwe mu rugero tugezemo navuga ngo uyu munsi ntacyo twanenga kaminuza y'u Rwanda, kuko mu bishoboka byose ibasha kudufasha, mu buvugizi bushoboka bwose irabudutangira. Rero ntacyo twayinenga uyu mwanya. Urakoze cyane. Yego, aba ari ngewe mwarimu muri iki gihe w'aba babyeyi. Aba babyeyi rero mfatanya nabo mu rwego rwo kubigisha, kandi nanjye naje mbyishimiye. Abayobozi ba kaminuza barampemba ku kwezi kandi neza, bigenda neza, mbona nta kibazo dufitanye, umushahara mbona urampagije. Kuko ninjiye muri iyi kaminuza nari mfite abana biga, kubona minerivare bikangora. Byarangoraga cyane kuko mu buzima busanzwe nkora umwuga w'ubuhinzi, no kuba nakora iyi mirimo murimo mureba ndimo nshaka kwigisha aba babyeyi banyu. Ubwo rero hari igihe iyi mirimo igira igihe igahagarika isoko, nkabona kwishyura umunyeshuri birangoye. Ariko ubu iyo ukwezi gushize mbaze ko umunyeshuri agomba kwishyurwa. Ikindi nari mfite inzu yari ifite ikibazo, nayo narayitunganije kubera umushahara nkora hano muri kaminuza. Nshima iyi kaminuza yampaye akazi, nshima n'aba babyeyi bangendekera neza, nta kibazo tujya tugirana. Gusa imbogamizi mbona ni ukuba ubuke bw'ibikoresho byabo bugiye butuma batagera ku bumenyi bakagezeho n'ubundi. Twamutsobekazi Christine, ndi umubyeyi w'abana 3, ariko Teofile niwe mwana wanjye w'imfura. Teofile rero yavukanye ubumuga, nza kubona ari nk'umwana ukambakamba. Ndetse njya mu bitaro bya Gahini banza kumukoresha y'imyitozo. Nyuma yaho nza kubonana n'umuganga witwa Ringanwa, amukorera pare atamubazi. Ubumuga bwa Teofile burakomeza, noneho nyuma nza gusaba kongera kubona na dogiteri, hakaba haza umudogiteri witwa Nsengiyumva. Nsengiyumva turabonana, tumaze kubonana arambwira ati Teofile akenewe kubagwa. Teofile azabagwa, ariko azabagwa ufite 2 miliyoni n'igice. Mu by'ukuri nta 2 miliyoni nari mfite, usibye na 2 miliyoni n'ibihumbi 2 ntago nari mbifite. Nyuma yaho njya gusaba umurenge, ariko hagati aho mutangiza muri primaire Nyagahandagazi.
mutangiye ko ari umwana ufite ubumuga, abantu bafite ubumuga ntabwo bari bakagize cyane bagahaye agaciro, naho mboneye no gushimira leta nyarwanda yahaye leta y'u Rwanda ku burenganzira yahaye abantu bafite ubumuga, kuko mu giturage twabagamo wumvaga kuba ufite umwana ufite ubumuga ukumva ni nk'amahano wakoze. Ariko ndashimira sosiyete nyarwanda yaduhaye uburenganzira nangwa se yatugaragaje, mbese ikaduha uburenganzira tukava mu bwigunge. Nyagahandagaza barangwa bati subirana umwana wawe, ndamusubirana niruka Gahini ndetse njya kwa muganga. Yari afite ubumuga umeze gute? Yari afite ubumuga bw'ingingo, yagendeshaga amano, ariko no mu mutwe bitameze neza kuko wabonaga ubumuga bwe bukabije. Ndagenda Gahini nsaba ubuvugizi, mu Gishanza gusaba ubuvuzi, nca ku murenge unyemerera kuzamuvuza. Tujya mu bitaro Gahini baramubaga, bamaze kumubaga turataha, twamaze ku bitaro amezi 4, ariko handicap niyo yamuvuje. Noneho tugeze mu rugo igihe cy'imyitozo, nukuri byari bimeze nabi, n'amafaranga yo gukoresha imyitozo mva mu rugo ngera ku bitaro bya Gahini ntabwo nari kuyabona. Ku kaminuza rero baza muri karitsiye iwacu, hano twari dufite site, bano badufasha niho bazaga baratubwira ngo muri kaminuza harimo imyitozo. Turaza tufire ukuguru kwe kwari kwaragiye nabi kubera ku bushobozi bukeya, baramfasha bakajya bambwira ningera mu rugo jya ubigenza gutya, nagera mu rugo nkabikora. Tufire biraza no kwiga nkaza hano bakamufasha imyitozo. Tufire ubona ibintu birimo biragenda neza. Tufire nko mu mezi nk'atandatu mujyana ku kigo baramwakira. Ku kigo cy'iki? Hano kuri primaire Nyagahandagaza. Yashoboye kugenda icyo gihe? Yashoboye kugenda, yari yambaye pareyi. Ndagenda musabira ishuri, ngo barambwira bati rero nta butebe dufite, nta butebe bwa bundi bufasha abana muri toyi dufite, ningiye rwose nzakishakira. Mukabonye aragenda baramwakira rwose. Ubu se none hameze ati? Tufire ageze ku rwego runejeje. Tufire ari hano ariga mu ishuri abo wa mbere. Ari mu kangahe? Bari mu wa mbere, ari mu kiro wa kabiri. Ndetse ni nawe mwana ushinzwe isuku muri karasi yabo ku ishuri. Ubwo rero ngeze mu itsinda Ubwiza niho nabonye amafaranga yo kujya kugura ku gatebe banyetse ku ishuri. Nakaguze amafaranga 8,000, naragenda gakoresha nkishyura 8,000. Amafaranga namukuye mu itsinda Ubwiza ndagenda ndakishyura. Mu rugo afite mpita ngenda mugura n'ifomu ntayo yari afite, n'abarumuna bagurirwa n'ifomu, amakayi, bana bajya ku ishuri. Ubuzima busanzwe, bana ku ishuri bameze neza. Ndi umumama ufite abana 3 wibana, ariko urabona ko nta kibazo mfite rwose. Biragaragara uri smart rwose kubera itsinda Ubwiza. Kubera itsinda Ubwiza abana banjye bose bariga, nta n'umutiga. Kandi bameze neza, nta kibazo bafite. Ariko Ubwiza bwagufashije gufasha umwana wawe n'imyambaro y'ishuri, nta kindi gifate ku ngubu wajya kutwereka wagezeho kwera Ubwiza? Ko birumvikana ubuzima bw'umwana bwarakugoye cyane. Simpamya ko warabonye andi mafaranga yo kugira ikindi wakora uretse kwita kuri Theophile nyine n'abana bakabona amafaranga y'ishuri. Hari itsinda nabagamo nkagenda nkizigamamo amafaranga. Turashe ku ntego ngura n'ihene. Ihene ndayifite mu rugo yitwa Theophile. Kuko n'ubundi nari mfite intego yo kuvuga ngo nzagura Theophile ihene najya ku ishuri ajya asiga yahiriye, nangwa se nimbyuka nkabwira abana ni mwebwe mujye kuvoma, ntabwo yagerayo nawe afite ihene agomba kujya kwahirira akayizanira ubwatsi.
arakomeye ku buryo ashobora kujya kwahira ihene Teofile. mu bigunda. Umuntu wagendaga hajya yagendaga ameze ate mbere y'uko aza hano? yagendaga ashinze amano gutya. Ashinze amano. Nese uwo mano ameze neza ku buryo ajya kwahira? ameze neza rwose. Ubu se hano urahazira? Hano ubu urahazi? Ni hehe? Kaminuza? Kasha Teofile ra? Hari umuntu n'umuhazi? Hari umuntu uzi muri kaminuza uretse mama wawe mwazanye? Ngaho mbwiye nk'abantu hazi. Botito. Yego. Ahatine. Nta mumama uhazi? Turi kumwe n'umwe mu barimu bagiye bafasha aba babyeyi, turagira ngo nawe atubwire ubundi akazi asanzwe akora n'icyo akora kugira ngo aba babyeyi bashobore kuba bakomeza kunganira abana babo cyangwa se abana babo barusheho kuba bagira ubuzima bwiza. Murakoze cyane. Nitwa Inyange Beata, nkaba ndi umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda muri College y'Uburezi muri School of Inclusive and Special Needs Education. Ubwo ni ishuri twavuga ngo iki mu Kinyarwanda? Rijyanye n'uburezi kuri bose. Nkaba nigisha ubusanzwe ururimi rw'amarenga cyangwa se rukoreshwa n'abantu batumva batanavuga. Ko mbona se hano muri bano nabonye bose ntawe ufite icyo kibazo, aho ni wowe wasanze waribeshye ku buryo utabona aho utanga ubwo bumenyi? Mu busanzwe College y'Uburezi yigisha abanyeshuri bazajya kuba abarimu. Iyo bagiye kuba abarimu rero ntibaba bazi ibigo bazajyamo. Niyo mpamvu bagomba kwigishwa ubumenyi bwose, ko bashobora kuzajya mu bigo byakira abana bafite ubumuga bwo kutumva, bakazajya bamenya uburyo bakwigisha abo bana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga baramutse bari kumwe n'abandi bana. Bakabasha kumenya ururimi rw'amarenga. Haramutse harimo abana 2 cyangwa 3, nabo bana nabo ntibasigare inyuma. Ngaho rero batubwiye iby'umwana witwa Teofile, uramuzi? Mugisha Teofile ndamuzi cyane. Umuzi ute? Ni umwana umwe mu babyeyi twakira hano bafite abana bafite ubumuga ahangaha muri Kaminuza y'u Rwanda. Iyo baje ahangaha rero baba bafite ubumuga butandukanye. Haba hariho abana bafite ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se bafite ubumuga bw'ingingo. Nagira ngo gusa mbereke uko wenda Teofile yari ameze, niba byaba bishoboka twereke rwose ko bigaragara. Nuko yagendaga? Nuko nguko yari ameze Mugisha Teofile. Tubwira ubufasha bwihariye mwamukoreye ku buryo yaje kuba umwana mbese umeze nk'uko agaragara ubu ngubu. Biragaragara ko rwose mbere yari umwana ufite ikibazo, ugenda amaguru ayakurura hasi, none arahagarara neza. Mwatubwira rwose uko mwabigenje kugira ngo abe ageze kuri uru rwego? Murakoze. Twamukoreye ubugororangingo cyangwa se ingingo ze zitakoraga tubasha kuzigira neza, ndetse kuko hano muri kaminuza intego tuba dufite ni uko umwana wese ajya mu ishuri. Tukamukorera icyo bita physiotherapy, kumugorora mbese niko navuga. Niba ari akaboko katabasha gufata ikaramu cyangwa se katabasha kwandika nk'uko abandi bana bandika mu busanzwe, nawe akabasha kujya kwiga nk'abandi bana badafite ubumuga bajya mu ishuri akigana n'abandi. Ndetse ubu ngubu Teofile akaba yigana n'abandi bana badafite ubumuga. Ndetse yamaze kwibwirira yuko ubu ngubu agiye kwimukira uwa 2.
icyo mukimukurikiranaho cyamubona icyo ari ku rwego rushimishije ku buryo yaba afite barumuna be bamukurikiye mbese mwamufasha umuntu hari ikindi mukeneye kumufasha? murakoze, ntabwo turagera ku rwego rushimishije, turacyakomeza kumukurikirana, yemwe no mu ishuri aho yiga turamukurikirana kureba imyigire ye, tukabasobanurira mwarimu ubumuga yaba afite n'uburyo yazajya amutwara muri ubwo bumuga bwe cyangwa se yazajya amusindagiza muri ubwo bumuga bwe yaba afite. ariko se koko tugarutse ku byerekeye n'iriya foto yaje ameze nk'uko muri ya foto biri cyangwa iya foto ni iya kera akiri umwana? iriya foto ni iya kera akiri umwana, mbese yaje ahangaha akivuye ku bitaro i Gahini kubagwa, hanyuma tumukurikirana kugira ngo ka kaguru ke kadakomeza kwihina, ahubwo tugakomeze tukagorore, ndetse n'akaboko ke biragendana. niba akaboko ke kihinnye n'akaboko biragendana, bigakominikana no mu mutwe. iyo bigendanye no mu mutwe rero ni ukuvuga yuko wenda adashobora gufata ikaramu, ariko iyo umugore akaboko ashobora gufata ikaramu agashobora kwandika nk'abandi bana. yiga mu ishuri ribanza rya Nyagahandagaza, tukamukurikirana mu ishuri, ntabasha no kwicara nko kuri tuwarete zisanzwe. niyo mpamvu kuri tuwarete zisanzwe hajyaho akandi gatebe kamwunganira kugira ngo nawe abashe kwiherera nk'abandi bana. uretse Theophile se hari abandi bana bari bafite ibibazo bikomeye mumaze gufasha? Yego. nk'iyaba abana mwakiriye mumaze gufasha ni abari bafite ibibazo ubwoko ki, ubu ukaba bameze gute muri kino gihe? nk'uko bari bamaze kubibabwira, hari umwana witwa Jackson, nawe yari afite ubumuga bwo mu mutwe, ntabwo yabashaga kugira ikintu afata cyangwa se ngo akibuke, ariko ubu ngubu iyo ageze mu rugo ngahamagara mama we aramubwira ati ndi kuvugana na anti, bakunda kunyita ngo ni anti. ubu iyo uvuze Beata ntabwo bavuga ngo abo bana ntibazi yuko ndi Beata, mbese n'aba babyeyi muramutse mubabajije bazi yuko ndi anti. nibyo rwose. ni anti, nta wumpamagara Beata, bampamagara anti, kubera wa mwana witwa Jackson niwe watangiye ambwira ati anti uri hehe, aho ageze hose ati anti. ubwo rero nabaye anti w'aba bana bose twakira muri Kaminuza y'u Rwanda. mwatubwira muri bumwe mu buryo mukoresha kugira ngo mufashe abo bana, ko numva wagira ngo ni uburyo bumwe bw'ikoranabuhanga cyangwa se twakwita maji, kuba umwana aza mu gihe kingana icyo ukumva rwose yahise akira, ntabwo byumvikana. mugomba kuba mufite ibintu mwihariye. mutubwire ibanga mufite mukoresha ku buryo mufasha umwana umeze gutya agahita rwose akira. mu by'ukuri hano dufite ibikoresho bitandukanye, wenda nshobora kubereka bimwe muri byo ibikoresho twifashisha. ubusanzwe iyo bageze ahangaha tubereka nk'uko bafata umwana, kubera ingingo zabo akenshi ntiziba zikora neza. abo bana tumwereka niba umubyeyi agiye guterura umwana ntabwo amuhubuza gutyo, ahubwo umwereka uburyo ari bumufate, hanyuma akamuhindukiza akamufata ku kibuno, hanyuma agashyira ku bitugu akabona kumuhagatira. bivuze ngo hari abana bashobora kugira ubumuga bitewe n'uko ababaterura batazi uburyo bwiza bwo kubaterura, none akagendanira bwo. cyangwa se akibwira yuko wenda wamubwira uti fata uyu mwana ubu rero dusoje wenda kugukorera igikorwa runaka, wagahita amuhubuza gutyo, kandi azi yuko ka kaboko ke wenda n'ubundi gasanzwe gafite ubumuga. urumva yasigarana aka kaboko, ariko iyo umweretse uburyo bwo kumufata ahita yumva yuko ubanza ku mutwe no mu ntugu, hanyuma ukabona kumushyira ku kaboko kawe, ukabona kumuterura.
ubundi akenshi dukunda gushyiraho umukeka baba bameze mbese nk'abameze gutyo. Reka tuvuge yuko ahangaha ari ku mukeka, hanyuma kugira ngo wa mwana amenye niba yumva cyangwa se niba ari kumva ibintu umubwira, ndavuza ya ngoma, hanyuma we niba izi amaboko yatabasha nawe gukoma amashyi, arazamura iki gihimba, azunguza amaguru cyane. Hanyuma kubera ko yumvishije ko yishimye, kandi nkareba ahangaha mu maso yazamuye yagize gutya cyane, akabasha bitewe n'ikintu yumvishije akabasha kwinyeganyeza, niko navuga. Ubwo ni wa mwana udashobora kwikabaganya, utabasha kwihindukiza, kuko nabo tujya tubakira. Ni ibyo ngibyo mubereka gusa? Tubereka n'ibindi bikoresho, hari ibikoresho bindi bitandukanye. N'uyu mupira hari uza adashobora gufata, ngwino ngaho ngwino w'igipupe ngaho ngwino. Urabona nk'aka kaboko ke nawe ntikabasha gufata neza, ariko iyo ikintu akagifata urabona yuko nawe abasha gufata, biramworohera. Hariho uza atabasha gufata, akenshi dukunda kubigisha bigendanye n'ibintu byo gukina, ariko niba umugize uti rimwe nawe agasubiza ati kabiri, habaho utabasha kubasha gusubiramo kubara, wenda n'urugero nkamubwira nti ntutereye rimwe nawe umusubiza uti ngaho nsubiza uvuge kabiri, nawe kabiri, nawe akansubiza gatatu, bitewe n'icyo uwo munsi njyewe nateguye kumwigisha. Hakaba n'ubwo avuze ati oya ntabwo ibi mbishaka, ndashaka kuvuza ingoma, wenda aka kaboko ariko kabasha gufata gusa, akandi katabasha gufata. Iyo katabasha gufata rero, njyewe mufata nk'urugero, reka nifashishe uyu mwana witwa Rosi. Nk'akaboko ke urabona ko gasusumira. Iyo mufatishije gutya, nkamubwira ngo kubita uvuze ngo twumve, urabona ko nawe abasha kuvuza ingoma ubwe. Noneho utaha azajya abasha gufata ikaramu, kandi ubundi kasusumiraga, katagiraga ikintu gafata. Ni ibyo bikoresho rero tugenda dukoresha, usibye ko hari ibikoresho byinshi dukoresha. Njya nkunda kubona nk'abana ugasanga umwana arasamye ntajya ashobora kubumba umunwa. Nk'uwo mwana hari icyo mushobora kumufasha? Yego. Mwabigenza mute? Dukoresha ibikoresho bitandukanye kuko bibabwiye. Iyo utabasha kubumba umunwa, urabona yuko mpushya aka kantu, ntabwo nakwasama kugira ngo, ntabwo nshobora kwasama kugira ngo mpuhe aka kantu. Aka kantu rero iyo ngahushye umuntu ubuje imbere. Gusa ko nta gake. Ushobora nko gushyiramo amazi y'isabune, hanyuma wahuhamo rero wogakurikira ka kantu kagakinisha, ashaka kujya kugafata. Ubwo se umubyeyi mu rugo utwako kantu aba gafite, ko mbona ari akantu gasa nk'aka kizungu, ashobora no kwifashisha akantu k'agafuniko, hanyuma agashyiramo akenge hagati, noneho agakoza muri rya furu, hanyuma agahuha. Wigeraho umwana rwose ugasanga umunwa yabumbye umunwa cyane rwose. Ashobora kubigeraho hashize nk'igihe kingana iki? Ntabwo ari ibintu biza ako kanya, bishobora no gufata umwaka cyangwa se imyaka ibiri, ntabwo bihita bikira ako kanya.
ubwo se nk'abana batavuga hari icyo mubafasha hano? abana batavuga tubanza kubereka kenshi ibi nk'ibishushanyo nibyo dukoresha cyane. Akenshi wenda yaba afite nk'imyaka mikeya turabanza kubera ko baba babona, hanyuma akareba icyo nkoze nawe ukamubwira nawe agasubiramo icyo ukoze. noneho yagera mu myaka runaka niba ari 3 y'umwana wo kujya mu ishuri ribanza cyangwa se wenda mu rurimi rw'amahanga icyo bita nasari, akabasha kumenya niba ari hari umunwa uko ugenda umeze. noneho yabanza kumenya iyo ukamwereka nuko ikiganza kiba kimeze cyandika iyo nyuguti ya How are you? How are you? How are you? What is your name? Oh, Gigi, my name. My name is Ruth. My name is Yuji. Lucy. I love my mother. 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 Karangwa Evariste ni umuyobozi w'ishami ry'uburezi budaheza mu ishuri nderabarezi rya Kaminuza y'u Rwanda. Tugeze hano tuhasanga ababyeyi n'abana bato, tubabaje batubwira ko baba bazanye kugira ngo mubafashe. Mwatubwira iby'ubwo bufasha uko bumeze? Twe tubyita ubufasha bwuzuzanya kubera ko tubafasha ariko nabo bafasha kaminuza gutoza neza abanyeshuri turera kugira ngo bazaba abarezi beza badaheza abana b'Abanyarwanda igihe bazaba bagiye mu mwuga wo kwigisha. Umusanzu aha rero ababyeyi b'abana n'abana babo, igitekerezo ko gushyiraho iryo tsinda cyavukanye n'amavuko y'igitekerezo cy'ishuri nderabarezi, ko bigomba gutoza abanyeshuri bacu bazaba abarezi ejo hazaza bakora ibyo bazakora igihe bazajya mu myuga, bitoza neza mu bikorwa ibyo bazakora igihe bageze mu mwuga. Bo rero bagomba kwitoza kumenya n'abana bafite ubumuga uko ibibazo bahura nabyo, uko bagomba kugororwa, uko bagomba gukura kandi bakiga kimwe n'abandi. Niyo mpamvu rero twahamagaye abarezi, ababyeyi bafite abana bafite abo bana, turabegeranya tubashyira mu itsinda ariko bazana n'abana babo. Abo bana rero nibo wasanze turimo gufasha mu buryo bwo kugorora ingingo zabo, ariko ntibazana umwana atari kumwe n'umubyeyi we, ariko kugira ngo ababyeyi batata umubyizi wabo biba ngombwa ko nabo tubashakira ibyo bakora kandi bibagirira akamaro. Muri urwo rwego rero twashyize iryo tsinda rigashaka ibyo gukora, ndetse turanabatoza, tubashakira abatoza imyuga yo kuboha, ibyo baboha kandi tukabishakira isoko ku buryo babigurisha bakabona amafaranga rwose atubutse. Ndibaza ko bo ubwabo bashobora kuba babidusobanuriye buryo nta mubyizi batakaza,
ariko kandi n'abana babo bagafashwa, ariko n'abanyeshuri turera kugira ngo bazabe abarezi nabo bagakurikirana imikorere y'abo bana, bituma babasha gukurikira imikorere y'abo bana uko bagenda bahinduka igihe bagorora, uko bagenda bakura, ndetse bakanabaherekeza bakabajyana mu ishuri bagafatanya n'abarezi kubasha gutoza wa mwana uburyo aziga neza kandi akiga hamwe n'abandi akagera ku ntego mwarimu yamuteguriye. Ibyo rero iyo nzira niyo dushaka kunyuzamo abanyeshuri bacu, ariko tudatakaje n'umutungo cyangwa se tudatumye ababyeyi bazana abo bana binuba kandi bakora ibibagirira akamaro kimwe n'abana babo. Icyo basanzwe bakora n'ibikoresho babonye bakoresha, ari ababyeyi ari abakozi bacu, usanga ari ibintu byuzuzanya. Kuzanya rero nibyo twashyizeho umwete kugira ngo twubake ku buryo buri muntu wese uje aha ngaha ntashobora kumenya ibyo turimo, ariko twe tuba tuzi neza inyungu kaminuza ivanamo, tuba tuzi neza n'inyungu ababyeyi bazavanamo. Mwatubwira iyo nyungu nyine kaminuza ivanamo iyo ariyo? Kaminuza ivanamo nta yindi, ni uko abo tutoza kuzaba abarezi b'ejo batozwa neza ku buryo bufatika kubasha gufasha abana bafite ubumuga, aribo bagenda bahezwa. Iyo babonye bamwe mu bana bakwiherera ubumwe, abana bajya mu ishuri bakabirukana cyangwa se utabasha guhaguruka ngo ave mu rugo iwabo ngo ajye ku ishuri, ariko bamara kumutoza akabasha kwijyana akajya ku ishuri akajya n'abandi agakina n'abandi, kandi umwarimu akamwakira akanamufasha ku buryo nawe yazaba mu Nyarwanda w'ejo hazaza uzifasha kandi uzafasha n'igihugu. Twumvise yuko bafite umushinga nyine wo gukora ibikoresho binyuranye, uduseke n'ibindi. Isoko ry'ibyo bakora baribona gute, kubona ari abamama nyine bafite abana bamugaye bagomba kuba babitaho? Hari icyo mwaba mubafashaho muri urwo rwego? Isoko nabo bafite uruhare rwo kwishakira hano mu Rwanda cyangwa se n'ahandi, ariko cyane cyane isoko twaboneye ni isoko ry'abantu bafatanyabikorwa bo mu Budage, hari byinshi bijya noneho bamara kubigurisha bakabahereza amafaranga. Ndumva muri iki cyumweru barabonye amafaranga ageze ku 455. Mu cyumweru cyashize babonye 110 n'ibindi. Uko ibikoresho byabo bigenda ni nako bagenda babona amafaranga. Ariko ubwo nayo muri uno mwaka gusa nayo muri iki gihembwe muri amezi nk'3. Mbere hari yandi bagiye babona atubutse cyane, barabonaga cyane. Ndibuka hari igihe babonye 1,183,000. Hari amafaranga agenda aza, sinshobora kuba nashyiramo ngo yamenye, ariko barayabona rwose ku buryo n'ababyishimira bagasanga nta kintu batakaje. Kandi mbere bataraza babaga mu bwigunge, bakagira ipfunwe ryo kuzana abo bana, bakamara umwanya bita kuri uwo mwana kugira ngo bihe umubyizi. Bamwe abagabo bari barabataye, abandi baze kwiyubaka rwose ku buryo bugaragara. Natwe tubona tubyishimiye ku buryo n'abandi bava hirya bakaza kubigiraho, ku buryo mu minsi ishize twagombye gukora amahugurwa mu karere kose, ariko ababyeyi bafite abo bana, amatsinda y'ababyeyi bafite abo bana bafite ubumuga bari bageze kuri 64 baba mu ntuze 3 mu mirenge 4 n'abarimu nabo baba mu mirenge uko ari 4 turi hano Rukara, kugira ngo bajijuke nabo bashyireho umwete, noneho byo kugira umwana bazatoza nabo uko tuzabona mikoro tubafasha. Haba hari imbogamizi mubona mu gushyira mu bikorwa uwo mushinga wo gufasha abo babyeyi?
imbogamizi zirahari. Imbogamizi zihari ni cyane cyane uko tutabona aho dukorera, naho tubashyira kugira ngo tubashe kubona babashe gukora imyitozo. Ahantu dufite ni hato, ni naho dukorera natwe. Ikindi ni ibikoresho. Imyitozo dukoresha ni physiotherapy, occupational therapy, language and speech therapies. Byose ni ibintu bishaka imyitozo, bishaka abahanga. Abahanga dufite rero ni bakeya, ibikoresho ni bikeya. Mwatunyurira mu Kinyarwanda izo serivisi niba bishoboka, ko numvise nanjye ntazumva neza ngo physiotherapy n'iki, iyo byose murabisobanukiye kuko niyo mubibwira ababyeyi hari ukuntu mubigenza. Biragoye kubishyira ku Kinyarwanda kuko ni byose tubikora hamwe tukabyita kugorora ingingo z'umuntu. Physiotherapy ni ukugorora ingingo z'amagufa n'imitsi. Occupational therapy ni ukugorora imyakura. Speech and language therapy ni ukugorora imivugire. Wabonye ko ari abana batavuga neza, bafite ibibazo byo kuvuga, biba biri mu mutwe cyane cyane no mu mitsi y'urwasaya. Rero hari abahanga babigomba kubigorora. Mu Rwanda rero ni bake dufite rwose, bake cyane, uburyo kugira ngo tubabone tutabahemba ko bikwiriye biratugora. Hari ubutumwa mwumva mufite bw'umwihariko mwatanga ku babyeyi bataramenya iyi serivisi mutanga, cyangwa wundi mwumva mwabwira abakurikiye iyi televiziyo? Ubutumwa twatanga ni uko buryo umuntu mugari, tubona umuntu ufite ubumuga tukibaza ko ntacyo yashobora, ndetse mu Kinyarwanda tukamwita ikimuga, tumuvanye mu bantu tukamushyira mu bintu. Nyamara kandi umuntu ubushobozi bwe buri mu mutwe. Yaba atavuga neza, yaba atagenda neza, burya afite ubushobozi bumwihishemo. Abarezi bagomba kumuhishuramo, ababyeyi bagomba kumenya ko afite, na rubanda rwose rw'Abanyarwanda bagomba ko afite. Abantu benshi tuzi muri iyi si yo hanze bagiye bibaza ko badashoboye, ariko bahishuramo ubwo bushobozi bwabo, ugasanga bagira akamaro isi yose nabo ubwabo. Urugero natanga n'uwita Albert Einstein, uvumbuye ibintu byagira akamaro isi yose, abitwa ba Thomas Edison n'abandi bose bagiye babirukana mu mashuri bakabaheza, ariko bakagira ibyo bakora bigahindura imikorere yacu. No mu Rwanda rero twe guhera inyuma, ababyeyi n'abarezi dufite uruhare rwo kudatakaza ubushobozi bw'abo bantu, ahubwo tukagira uruhare rwo kubuhishura no kubaha agaciro no kubafasha kugira ngo babashe kugira umusanzu batanga kuri sosiyete yacu. Constitution y'u Rwanda, itegeko nshinga y'u Rwanda ritubwira ko umutungo w'igihugu ushingiye ku muntu wese, ku bantu, ntabwo ari ibyo tuzajya gucukura munsi y'isi, ahubwo ni abantu dufite. Mu gihe dutakaza abantu bageze kuri 10% cyangwa 14% bafite ubumuga, aho tuzaba dutakaje umutungo utari munsi y'umusaruro mbumbe w'10% tuzana mu gihugu cyacu. Mu gihe tubazanye mu bandi bakabasha kugira ubushobozi, hari ibintu bikomeye tuzaba duhaye igihugu cyacu n'isi muri rusange. Umva rero umuntu wese afite uruhare, umubyeyi, umurezi, ufata ibyemezo uwo ari we wese, kugira ngo abashe gufasha abantu. Ndumva ari byo. Twana twanye n'abarazuru murarugire intego mwese aho mujya hose, babera umutako mwiza uwo rubaranga amanywa arinda nijoro. Ntihagire ikibaka
bishaka gutambamira urwo rukundo murabe maso hatagira umwanzuro